Yesu ashimwe cyane bene data, iyo basuza ni Pasiteri Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18. Haragira hati: uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Pawulo arabwira Abakorinto ati: ijambo ry'umusaraba kubarimbuka, ku batazi ibyawo ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Umutwe w'inyigisho yacu iravuga iti imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Ubundi turabanza turebe izo mbaraga zabaye izihe. Iyo tuvuga imbaraga z'umusaraba wa Yesu, twibuka ibitangaza byawubereyeho. Ibitangaza byari bigamije gukiza abantu no kubegereza Imana no kubamenyesha umukiza w'isi waje ko ari Yesu Kristo. Ariko cyane cyane izo mbaraga zari zigamije no gucogoza imbaraga cyangwa se ubukana bw'urupfu ubwo Yesu yazukaga. Kuko iyo urupfu ruza kumuherana, ishusho y'umusaraba kuri twebwe ntabwo iba ari nziza, ntabwo kiba ari ikintu twirata ku buryo tuvuga ngo imbaraga zawo, ariko turawirata, turatura imbaraga zawo, kuko tutibuka gusa ko Yesu yawubambweho, ahubwo twibuka ko yanapfuye ariko akazuka. Bimwe mu byari bigamijwe byari uko apfa ariko akazuka, akanesha urupfu, agacogoza ubukana bwarwo, noneho abamwizera nabo bakizera ko urupfu rutazabaherana nk'uko umukiza wabo yapfuye agapfira ku musaraba ariko akaza kuzuka. Imbaraga z'uwo musaraba rero ziva hehe? Tubonye ko zagaragaye mu bitangaza byawubereyeho, ariko zituruka he? Tubona rero ko kuri twebwe abizera zituruka ku kwizera ibibwirizwa, zituruka ku kwizera inyigisho twigishwa za Yesu Kristo, tukizera izina rye n'ubushobozi bwe. Imbaraga z'uwo musaraba naho zituruka, ni mu kwizera ibyigisho twigishwa bigamije kutwigisha umukiza wacu, izina rye n'imbaraga ziri mu izina rye. Iyo turyizeye mu by'ukuri turakira. Ubundi kera umusaraba wari ikimenyetso kibi, ibivume nibyo byawubambwagaho. Ubu rero ntabwo cyari ikimenyetso cyiza. Abantu bakatirwaga urwo gupfa bakabambwa ku musaraba, ntabwo byari kugira ngo bagende bazahave, oya, byari kugenda hari bakicwa n'izuba, bakicwa n'imbeho, bakicwa no kubura umwuka. Ariko Yesu amaze kuwupfiraho kugira ngo adukize, uwo musaraba rero utangira guhindukira ku bizera Yesu ikimenyetso kibibutsa inkomoko y'agakiza kabo. Yesu amaze kuwupfiraho akadukiza, watubereye ishusho itwibutsa inkomoko y'agakiza kacu, aho agakiza kacu mu by'ukuri katurutsemo. Niyo mpamvu umusaraba wabaye ikimenyetso gikomeye cy'imyizerere y'Abakristo, yabaye ikimenyetso gikomeye cy'ubukristo ku isi. Iyo urebye ibirangantego n'amakashe menshi y'ibigo by'iyobokamana, usanga bishushanyijeho umusaraba. Sibyo? Hari n'abakoresha icyo kimenyetso cy'umusaraba binjira cyangwa basohoka mu nsengero, hari n'abakora icyo kimenyetso cy'umusaraba batangira cyangwa basoza amasengesho yabo. Noneho by'umwihariko kumva z'abizeye, kumva z'Abakristo, uwo musaraba muzi ko tuwushyira ku ruhande rw'umutwe n'ikimenyetso cy'uko umuntu apfiriye muri Yesu, apfuye yizeye ko Yesu yabambwe, ko Yesu yawubambweho, ariko ko ataheranwe n'urupfu, yarazutse. Umusaraba rero dushyira ku mutwe w'umwizera ni ikimenyetso cy'uko apfuye yizeye umuzuko w'abapfuye, kandi ko apfuye yizeye ko Yesu wazutse nawe azamuzura. Haleluya, haleluya. Hanyuma kwibuka umusaraba neza rero ni ukuhe? Kuko urumva ko izo mbaraga hari igihe tuba dushaka kuzibuka, hari igihe tuba dushaka kuzirata, hari igihe tuba dushaka kuzivuga tuzibwira n'abatazizi, ariko kuwibuka neza no kuba neza mu mbaraga z'uwo musaraba, hari bamwe bibwira ko ari ukwibabaza. Igihe tuba tugiye kwibuka
urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Benshi bakibabaza, bamwe bakisonzesha, abandi bakiteragura ibyuma ngo bavirane amaraso, abandi bakiyima ibiryo, mbese bakumva ko nabo ngo bariho bafatanya na Yesu kubabara, bakumva ko ari bwo buryo nabwo bwo kwibuka uwo musaraba. Ariko Yesu ntabwo yababaye kugira ngo natwe duhore tubabara, ntabwo Yesu yitanze kugira ngo natwe duhore tumwibuka twibabaza, ahubwo Yesu yababaye kugira ngo twe tubabarirwe, sibyo? Kandi ngo imibyimba ye niyo adukirisha, kandi ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Ntabwo Yesu acumita ibicumuro byacu ngo natwe bikomeze biturushye, bitunihishe iminiho, bitunanize. Ntabwo twisonzesha twibuka umusaraba wa Yesu, ntabwo twicisha inzara twibuka umusaraba wa Yesu, ntabwo twiteragura ibyuma ngo tuvirane amaraso twibuka imibabaro ya Yesu. Ubwo buryo abantu bakoresha bawibuka ntabwo ari bwo, sibyo? Ahubwo uburyo bwiza bwo kwibuka imbaraga z'uwo musaraba ni ukuguma munsi yawo, ni ukuguma twitwikirije imbaraga zawo, uvuga ngo imbaraga za Yesu. Yesu ashimwe cyane, Imana idufashe. Umuririmbyi w'indirimbo 251 mu ndirimbo zo gushimisha Imana aravuga neza uko twabyibuka. Aravuga ati hirya y'uwo musaraba ngo naraharebaga umworera, hirya y'uwo musaraba kure yaho, iruhande rwaho, ni kuvuga ngo ahantu hatari muri Yesu, iruhande rwa Yesu, hirya iyo ngiyo aho Yesu atari, ngo ndahareba umworera, ndahabona urupfu, ngo ndahabona umunwa w'ikuzimu wakamwe umuriro, ngo mbega ndahabona Gehinomu. Ngo ariko imbere y'iyo Gehinomu, ariko imbere y'urwo rupfu, ngo nukuvuga ngo umuntu utari muri Yesu, mbese hirya ya Yesu hari urupfu, hirya ya Yesu hari Gehinomu, hirya ya Yesu hari ikuzimu, hari umunwa w'ikuzimu ngo wakamwe umuriro. Ngo ariko imbere yawo rero, ngo imbere yawo, imbere y'urwo rupfu, imbere y'uko kurohama, imbere y'uko kugenda ugaherayo, ngo hari umusaraba utezaho amaboko. Haleluya, haleluya. Ngo hariho ngo umusaraba uteze nk'amaboko kugira ngo unyize ntagwayo. Kwibuka neza uwo musaraba ni ukwibuka yuko kuvaho, ni ukwibuka ko kujya hirya yawo ni mu rupfu, ni ikuzimu, kandi haka umuriro, kandi ni Gehinomu. Ariko ngo ni ukuguma hafi, ngo ni ukuguma hafi, tukawuguma hafi, tukaguma munsi yaho, kuko uteze nk'amaboko kugira ngo dukize tutagwayo. Umuririmbyi agasoza avuga ati nzaguma munsi y'uwo musaraba more mwirata iteka ryose. Ubwo rero natwe uwo musaraba wa Yesu yadupfiriyeho, reka tugerageze mu buzima bwacu bwa buri munsi tugume munsi, tugume turirimba, tugume turata, kandi rwose tuvuge yuko Yesu yatubabariye kugira ngo tubabarirwe, kandi yatwitangiye kugira ngo tube amahoro. Reka dusenge. Kandi Satani ye kutubuza amahoro yacu, ye kutubuza umunezero wacu, ye kutubuza ibyishimo, nubwo ku isi hagwiriye ibintu bibujije abizera umunezero, bibujije abizera amahoro, ariko Yesu icyo yapfiriye ni ukugira ngo aduhe amahoro, kandi amahoro isi idatanga. Reka wowe ucogojwe n'ibyo uriho ureba, n'ibyo uriho wumva, ngusengere kugira ngo umusaraba wa Yesu ugukingirize kugira ngo utagwa muri icyo cyobo. Mana, ndagushimiye kuko umusaraba wawe watubereye ikimenyetso, watumereye nk'ukuboko kudukiza kugira ngo tutagwa muri uwo mworera. Turasenze Mana kugira ngo uwo musaraba wawe uhore wigaragaza mu nzozi zacu, mu kazi kacu, mu masomo yacu, mu mibereho yacu, Mwami, nk'igicucu kidukingira izuba ku manywa, kandi nk'urumuri rutumurikira mu mwijima wa nijoro. Mu izina rya Yesu Kristo utubere imbaraga, utubere inkomezi muri byose, ntitugatsindwe ahubwo dutsindishirizwe nawo, mu izina rya Yesu. Amen.